Yes, turongeye turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hirya no hino ku isi nk'uko duhora tubibifuriza. Iyi rero ni kampani yanyu ya Nzuri Business Group Limited, ibagezaho imitungo itimukanwa, igurishwa, ikodeshwa, ndetse tukabasha no kububakira amazu meza nk'iyi ngiyi. Si ibyo gusa kandi tubasha kumanaginga imitungo yanyu itimukanwa, tukabafasha kwibyaza umusaruro. Komeza rero kandi subscribe cyangwa se sabone, tujye tubana umunsi ku wundi 5 kuri 5. Kanda subscribe cyangwa se sabone kuri channel yacu ya Nzuri Market, iyi ngiyi muriho nyine. Tujye tubana 5 kuri 5 tubagezeho imitungo myiza itimukanwa, amazu, amasambu, ibibanza, kandi tubamanagingire imitungo yanyu nk'uko rero muri kubibona ku masikini yanyu cyangwa ku matelefone. Murabona yuko turi kubereka inzu nziza cyane, inzu nziza cyane ya kadastre, inzu nshyashya yubatse mu buryo bugezweho kandi ikomeye, yubakishije ibikoresho bikomeye bigezweho, ikubakishwa ibikoresho kandi byiza bya finishing. Ni inzu iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati mu karere ka Kicukiro, ahazwi nko mu Busanza nk'uko mubibona. Inzu rero ifite ibyumba bine binini byo kuryamamo, ikagira douche na toilette, murazibona 3, salon, salle à manger, cuisine ndetse na stock. Si ibyo gusa kubera ko iyi nzu yubatse mu buryo bwiza kandi bugezweho. Inzu yose ikaba irimo imiryango ya muvura, finishing nziza, gypsum, cuisine nziza iyo twita American kitchen. Mbese murabona n'inzugi ziyirimo, ni ibintu byiza cyane by'akataraboneka. Hanyuma ikindi nababwira ni uko iyi nzu ifite ibyumba 4 nk'uko nabibabwiye, douche na toilette 3, salon, salle à manger, cuisine na stock. Ikagira kandi annex twakwita ko ifite icyumba icy'umukozi, cuisine yo hanze, stock yayo, ndetse na douche na toilette n'ikigega cy'amazi. Amazi ntajya abura hano. Si ibyo gusa kubera yuko iyi nzu ifite parking na jardin kandi bihagije. Iyi nzu rero turayikugurisha, ariko kandi mbibutse yuko ifite bariko. Murabona hano ni mu madushe, turacyabatembereza mu nzu imbere, ariko ndagira nkwibutsa yuko ifite icyo twita rooftop yo hejuru, cyangwa se bariko yo hejuru ya salo, aho ushobora kuzamuka utu esikariye dukeya, hanyuma ukajyayo ukahicara ukontorora umujyi, ureba umujyi, ufata agakawa cyangwa agafanta, uganira n'inshuti n'abavandimwe cyangwa wakira abashyitsi. Iyi nzu rero turayigurisha amafaranga atari menshi, ni miliyoni 170 ziri negosiyabule. Inzu iragurishwa miliyoni 170 ziganirwaho. Wayikunze waduhamagara kuri nimero zacu arizo 0788 48 67 cyangwa se 0712 ushobora kandi kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu, Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa X, TikTok, hose twitwa Nzuri Market. Waduhamagara no kuri nimero zacu twakubwiye. Komeza kandi subscribe cyangwa se sabone, tujye tubana umunsi ku wundi 5 kuri 5 iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami, tubaye ikaze. Ciao.